Mwongeye kwirirwa nshuti bakunzi ba RRA. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ikindi gice cyitwa sales kiba muri IBM mobile application. Naho dukorera facture. Murabona ko hafite ibara ryihariye ry'icyatsi. Mbibutse ko user administrator ari we wemerewe kwinjira muri admin menu. Naho yari user gusa yemerewe kwinjira muri POS menu na sales gusa. Mbere yo kwinjira muri sales urabanza ukayikandaho, ubundi ugashyiramo user ID yawe, hakaza izina, ubundi kuzamo na password yawe. Warangiza ugakanda kuri sales hagahita haza iyi tableau. Hejuru hano batwereka tin n'amazina y'ugiye gukora facture. Hano hirya hari itariki n'isaha bya telefone iri gukoreshwa. Ni byiza kureba muri telefone yawe ko amatariki n'isaha biri ku gihe kugira ngo facture izasohoke ifite itariki n'amasaha ya nyayo. Hano hasi hari ibara ry'icyatsi niho dukoresha dukora facture. Tin niho dukanda dushaka umukiriya dukorera facture. Scan hakoreshwa n'abafite utumashini duscan ibicuruzwa nko muri za supermarket. PLU ni abakoresha barcode ntabwo tuhakenera. Hano hari uturongo dutatu tw'umukara turi mu kazu iyo hakanze haza iyi tableau. Ahanditse search receipt nawe ushakira amafacture yose wakoze. Search item ni ugushaka igicuruzwa, sign out ni ugusohoka. Reka dutangire turebe uburyo ushobora gukora facture. Dukanda kuri search item hakaza ibicuruzwa byose washyize muri IBM. Iyo ukanze kuri wa muceri twashyize muri IBM hahita haza iyi tableau itwereka ko kuri nimero ya mbere hari umuceri, igiciro ngucuruzaho ni 1000 ku kilo. Ari ibi nshaka gucuruza nakomeza, ariko reka ducuruze n'ibindi nongere nkande muri kakadirishya kari ibumoso gafite uturongo tw'umukara. Murabona ko ahandi hari handitse tin haje quantity, bivuze ngo nshobora guhindura quantity. Nahindura n'igiciro nkanze hano handitse change price. Urugero nshobora kuba ngiye kugabanyiriza umukiriya igiciro nkamuhera kuri 950 ku kilo. Ubwo nkanda kuri kano kadirishya karimo imibare, hakazaho twandikira imibare nkuzuzamo 950, nkakanda muri kano kadirishya karimo uturongo tw'umukara dutatu, hagahita hagaruka ya tableau yanditsemo change price. Ngahita nyikandaho, murabona ko igiciro gise gihinduka. Nshobora kuba ngiye kugurisha ibiro bitatu, ndakanda kuri gatatu ubundi nongere nkande kuri quantity. Murabona ko hano hejuru hari quantity hahise hiyandikamo gatatu. Nahanditse amount harahita haza 2850. Ukanda kuri quantity ushaka guhindura umubare w'ibyo ugiye gucuruza. Washaka guhindura igiciro ugakanda kuri change price. Niba ari igicuruzwa kimwe ubu cyamaze kugeramo, ninshaka kongeramo ikindi ndakanda none kuri search item hakaza list y'ibindi bicuruzwa biri muri IBM. Reka mvuge ko ngiye kugurisha na kawunga. Ndakora kuri kawunga barahita banyereka ko ibiro 20 mbicuruza ku mafaranga 18,000. Reka mvuge ko igiciro cyazamutse kigeze ku mafaranga 20,000. Ubwo ni change price ndi bunyureho. Ndabanza nandika umubare 20,000, nkande mu kadirishya karimo uturongo dutatu tw'umukara, hahita haza iyi tableau irimo change price. Nyikandeho igiciro kiri hano mu ibara ry'umuhondo gihita gihinduka. Ibiri mu ibara ry'umuhondo nibyo bihinduka byonyine. Reka nongere mvuge ngo ngiye kugurisha imifuka 5 ya kawunga. Ubwo ndandika 5, nge hano handitse quantity, murabona ko bigenda byihindura. Nuko rero ushobora kugenda ushyiramo n'ibindi bicuruzwa ushaka kugurisha. Hano bateganya ikindi kintu. Hari igihe ushobora kuba wibeshye ku bicuruzwa washyizemo. Icyo gihe unyura hano handitse cancel item ukagisiba burundu. Ushobora no kunyura kuri cancel sales, ibi byose wanditse ukabisiba ugatangira bundi bushya. Urugero tuvuze ngo kawunga twashyizemo nabi, nkanda kuri cancel item, murabona ko igicuruzwa cya kawunga cyari mu ibara ry'umuhondo kivuyemo. Ndongera nkore kuri search item, kawunga nari nashyizemo nyigaruremo, mvuge ko ngiye kwicuruza ku 20,000 kuri price, quantity mpindure nandikemo 5. Hano kuri kawunga murabona ko bihise bihinduka. Ikindi kintu ushobora gukoresha hano ni discount, kugabanyiriza umukiriya igiciro. Ukavuga uti kuri kawunga guza udufuka twinshi mugabanyirijeho 10%. Icyo gihe nsubira mu kadirishya ko kwandika imibare, nkandikamo 10 nkakanda kuri discount. Murabona ko hano kuri kawunga hiyanditse DC. Bisobanuye discount kari 10,000. Yari kwishyura 100,000 none bibaye 90,000, nato igiciro cyayo gihita kigabanuka. Muri sales ni bitubonamo. Quantity ni uguhindura umubare w'ibicuruzwa. Scanner hakoreshwa n'abafite utumashini duscan ibicuruzwa nko muri za supermarket. PLU ni abakoresha barcode. Search item ni ugushaka ibicuruzwa biri muri IBM.
Cancel sales ni ugusiba ibyo wanditse byose ugatangira bundi bushya. Cancel item ni ugusiba ibyo wanditse kimwe kimwe. Discount ni ukugabanyiriza umukiriya. Change price ni uguhindura ibiciro. TIN ni ugushyira TIN y'umukiriya muri EBM. Muri iyi EBM banateganya ko ufite umukiriya udafite TIN nawe ushobora kumukorera facture. Icyo gihe unyura hano handitse payment ukamukorera facture. Si ngombwa gushyiramo TIN. Ariko ari umukiriya washyiriyemo TIN ye ukanda hano handitse TIN bakakwereka liste y'abakiriya bose washyizemo. Reka dufate urugero ko tugiye gucuruza kuri Mugabo Jean Claude. Tumukandeho muri kano kadirishya harahita hazamo telefone n'izina rye. Ufite TIN n'utayifite bose ushobora kubakorera facture. Ibyo byose iyo birangiye tujya hitwa payment aribyo bita kwishyura. Iyo dukanze kuri payment batubaza umukiriya wacu buryo azishyuramo. Hano handitse TIN iyo twamaze gushyiramo. Ahanditse cash payment naho ukanda bagiye kukwishyura cash. Ahanditse mobile wallet naho bakwishyurira bakoresheje mobile money. Ariko hari n'ubundi buryo wakwishyurwamo. Kugira ngo ubone ukanda hano hari uturongo dutatu tw'umukara hagahita haza ubundi buryo bwo kwishyurwamo burimo credit card ku bakoresha amakarita ya banki. Ariko twereka duhitemo ko tuzishyurwa cash. Dukanda kuri cash payment hahita haza iyi tableau itubwira ngo twuzuzemo amafaranga kugira ngo tuyemeze. Kubera ko hano harimo amafaranga twe turakanda kuri enter ahita yizana muri kano kadirishya kanditsemo receive. Ubundi dukande kuri confirm tube turangije gukora facture. Ariko ushobora kuba wibeshye kuri facture wakoraga. Icyo gihe ukanda muri kano kadirishya kanditsemo cancel payment. Ahanditse finished send SMS nawe ukanda ushaka kohereza facture umukiriya ukoresheje SMS. Finished print journal nawe ukanda ushaka guprintinga facture. Mbibutse ko kuri BM ya telefone hakenerwa implement ifite Bluetooth gusa. Reka dufate urugero ko tugiye gutanga facture dukoresheje SMS. Ukanda kuri finished send SMS bagahita bakubwira ko ubanza gushyiramo telefone y'umuntu ushaka kohereza iyo facture. Reka dushyiremo telefone ifite nimero 0788 12 34 56. Ukanze kuri finish send SMS bakubaza niba ushaka kohereza SMS kuri iyo nimero ukemeza ukanze kuri yes. Ako kanya umukiriya azahita abona SMS ariko nawe baguha amakuru y'uriya mukiriya arimo TIN ye, amafaranga yishyuye, nimero ya receipt. Ku bindi bisobanuro byayo wabireba kuri iyi link iri hasi yitwa Kuri. Ariko ifunguka ari uko umuntu afite telefone ya smartphone na airtime ya internet. Warangiza ugakanda OK tugasubira inyuma hamwe twatangiriye dukora facture ukaba wakorera undi muntu facture. Iyo wongeye gukanda kuri twa turongo dutatu ukajya kuri search receipt ubasha kureba nimero z'amafacture yose wakoze. Uhitamo itariki ushaka, reka duhitemo itariki ya 20 z'ukwa gatanu 2021. Nyuma yo gushyiramo ayo matariki ukanda kuri query, facture zose zakozwe kuri iyo tariki zikaza. Haramutse hari nyinshi nazo barazinyereka. Iyi nakoze ninyikandaho bazanyereka amakuru yayo yose. Iyi rero niyo facture yemewe tuzaha umukiriya dukoresheje EBM ya telefone ngendanwa. Hano mu kadirishya kanditsemo reprint naho ukanda kugira ngo wongere iyi printing. Nuhakanda n'ubundi baguha bwa buryo bubiri aribwo send SMS na print journal ugahitamo ubwo ushaka. Ubundi back. Hari akadirishya kanditsemo reload. Ni uburyo buteganyijwe ko ushobora guhindura facture kuyeditinga ariko ushaka kuyiha undi mukiriya. Reka dufate urugero ko ari undi mukiriya uje kugura nk'ibi biri kuri facture ariko ashaka quantité nkeya cyangwa nyinshi. Nkanda reload bakadusubiza hahandi twuzurizaga amafaranga n'umubare w'ibicuruzwa. Murabona ko umukiriya wa mbere yari yaguze umuceri biro 3 ndetse agura na kawungu dufuka 5. Umukiriya wa kabiri agiye kugura nk'ibi bicuruzwa ariko noneho waragura umuceri biro 5 na kawungu dufuka 5. Nimba ihindura quantity rate ihinduka. Mpite nkomeza muri za nzira zose twabonye zo gukora facture. Nitujya kureba facture tumaze gukora murahita mubona ko zibaye ebyiri. Ariko iya kabiri ibiciro byahindutse. Ninyikandaho muhita mubona ko quantity yahindutse. Umuceri wabaye biro 5 ndetse na kawunga nayo ibudufuka 5. Mu kadirishya kanditsemo refund naho ukanda mu gihe warangije gukora facture yanasohotse ariko ukaza gusanga hari ibyo wibeshyeho. Igihe ushaka gukora refund ukanda kuri search receipt hakaza facture wakoze ziza zigendeye ku matariki wahisemo hejuru ajyanye n'igihe facture ushaka gukorera refund yakorewe. Reka twe duhitemo ifite nimero ya 13 tuyikandeho.
Tuvuge ko iyi fagitire ifite toto y'amafaranga 94,750. Yanditseho umukiriya witwa Mugabo Jean Claude. Twaje gusanga umubare w'ibicuruzwa twanditse atari wo, quantity. Kugira ngo dukore indi yanditse neza isimburiye, dukanda kuri refund, bakatubaza impamvu tugiye gukora refund. Hano turahitamo rimwe missing quantity. Tukayikandaho, murabona ko ku mafaranga hahise hazamo akarongo ko gukuramo. Ubwo mpita nkanda kuri kano kadirishya karimo uturongo dutatu, hakaza iyi tableau. Nkande kuri payment, mpitemo uburyo bari banyishyuye. Mbere twakoresheje cash payment. Nyikandeho, haza iyi tableau. Kubera ko hano harimo amafaranga, turakanda kuri enter. Amafaranga ahita yandika muri kano kadirishya kanditsemo receive, nemeze nkanze kuri confirm. Hano urahitamo uburyo bwo guprinting iyi fagitire. Ariko umenye yuko fagitire ya refund tutayiha umukiriya. Hano handitse finished e-journal, ni uburyo bwo kuyibika muri IBM yawe. Naho finished print journal ni uburyo bwo kuyiprintinga. Reka twe tuyibike muri IBM dukanze kuri finished e-journal. Ubu nshobora gukorera umukiriya indi fagitire nshya. Ibi byose nubirangiza, uzakore sign out, usohoke muri IBM yawe. Nushaka kongera kwinjira muri IBM, uzahitamo kimwe muri ibi bice birimo admin menu, POS menu na sales. Murakoze.